Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ni muhumure bana b'Imana, Imana iradukunda. Aha tugeze ni muri ya nzu ya buri munsi, ku murongo wacu wa YouTube witwa buri munsi. Nitwinjire rero muri buri munsi. Yesu araduhamagara uyu munsi ngo dusige byose tumusange, tumukurikire kandi tumukurikize. None kuwa kane w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, tariki 2 Nzeri 2021, isomo rya mbere niryo mwora Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa mbere, umurongo wa 9 kugeza kwa 14. Bavandimwe, kuva aho twumviye iby'imibereho yanyu muri Kristo, ntiduhwema kwambaza tubasabira ku Mana kugira ngo mugire ubumenyi bushyitse bw'ikishaka, muhore murangwa n'umutima wuzuye ubuhanga n'ubushishozi ku bwa Roho Mutagatifu, nguko muzizihiza Nyagasani mu mibereho yanyu imunyuze muri byose, munakora ibyiza kandi mugende murushaho kumenya Imana, bityo muzakomezwa n'imbaraga zayo zitagereranywa, mubashe kuba indacogora no kwihangana muri byose. Nimunezerwe kandi mushimire Imana Data watumye mugira umugabane ku murage w'abatagatifujwe bari mu mucyo. Koko rero yatugobotwe ku ngoyi y'umwijima, atujyana mu ngoma y'umwana akunda byimazeyo, ari nawe dukesha gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 198. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga, yibutsa ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Nimucurangire Uhoraho ku nanga no mu majwi y'indirimbo, mu karumbeti no mu majwi y'impanda, nimusingize Umwami Uhoraho. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Umunsi umwe abantu benshi bamuniganaho bashaka kumva ijambo ry'Imana, naho we akabagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti. Nuko abona amato abiri ku nkombe y'ikiyaga, abarobyi bari bayavuyemo boza inshundura zabo. Ajya mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsura gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha abwira Simoni ati, erekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Simoni aramusubiza ati, mwigisha, twagotse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo ubivuze ngiye kuroha inshundura. Baraziroha maze bafata amafi menshi cyane, inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza buzuza amato yombi, bigeza aho yenda kurohama. Simoni Petero abibonye, apfukama imbere ya Yesu avuga ati, igirayo Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha. Koko ubwoba bwari bwabatashye we na bagenzi be, babonye ayo mafi yose bari bamaze kuroba. Barimo Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, bagenzi ba Simoni. Nuko Yesu abwira Simoni ati, witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho byose baramukurikira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu. Bakristo bavandimwe, amasomo uyu munsi araryoshye cyane. Aratuvana mu bwato atwerekeze mu kiliziya, aratuvana ku bintu atwerekeze ku bantu, atuvane ku by'iyi si atuganishe ku by'ijuru. Byumvikane ku Mana mu ngingo igira iti, erekeza ubwato bwawe mu mazi magari. Ese mwese mwabonye ubwato? Hari bamwe bahita bansubiza bati oya. Abo bansubiza oya niba bandi abenshi bahaye ijambo ubwato inyito mbi, ngo wabonye ubwato ngo no musazi. Nyamara muvandimwe, cyakubwira ukuntu ubwato mu gihe cya Yesu bwagize agaciro gakomeye, ndetse na n'ubu bukaba nyine bufite igisobanuro cya kiliziya. Nawe bakubwira ngo ubwato ukababara, yo cyangira ubwato we. Ariko ubwato bwa Yesu, nkaba ubwato bwa Yesu, nkajya nambutsa abantu, nkajya ndobera Yesu Kristo amafi menshi ari bo ba Kristo. Ku bwato bwande bwa Yesu.
nanjye rero muri uyu mwanya munyemerere nk'umusare kandi nk'umurobyi wa kinyamwuga, ni nako bimeze, mbajyane ku mazi akanya gato, mbereke ubwato, mbereke uburyo abarobyi baruha, ariko muri iyo mvune n'imiruho, akababaro, agahinda n'ishavu, kuburanirwa, akaba ari aho Yezu abasanga nyine bashobewe. Yezu akabasanga aho ngaho ngo abasanganire, abasangize ku byiza. Munyemerere rero mbageze mu bwato, nimugire ubwoba, nimunkundira mbigisha uburyo baroba amafi, nimuhumure kandi ntabwo tuza kurohama, kuko Yezu ari ku nkombe aturebera. Niba Yezu ahari ntacyo ndi bube, humura. Hari abantu benshi batinya amazi, ariko si wakubwira ko mu kurokoka kwawe bizagombera kwambuka, aho wabyemera ukajya mu bwato noneho? Niba wabyemera, erekeza ubwato bwawe mu mazi magari. Menya ubwenge rero, menya koga, menya kuroba, umenye gutambuka mu bibazo, ubitambukemo gitwari, ushakisha ibisubizo usanga Yezu, ugasanga Yezu ntabo usandaje. Bakristo bavandimwe, ko bimenyereye iby'amazi mu burobyi, la pêche, mu buzima bw'imyororokere y'amafi, ubusanzwe ifi mu kororoka yegera ku nkombe y'amazi, akaba ariho iterera amagi. Twabyita nko kwegera hafi y'umusozi kugira ngo iharuhukire, ihakurire. Ubwo aho hafi ku nkombe nyine haba haganjemo amafi afite intege nke, yananiwe cyangwa ari kororoka, ari gukura. Aha rero imusozi kandi haba huzuye n'izindi nyamaswa nyinshi zirekereje ngo zitungwe n'ayo mafi yaje guhakurira, nk'ibikeri, imisundwe, inzoka n'ibindi bikoko byo mu mazi aho hafi nyine mu myondo. Aha ku nkombe rero bavandimwe haba hari umwanda, ni mu isayo, imyondo, ku buryo ayo mafi aba ari kwivuruguta mwaho ngaho nyine muri iryo sayo. Rero iyo bavuze mu mazi magari, cyakora twabyumva ku buryo bubiri bw'ingenzi. Ubwa mbere, mu mazi magari ni ahaba amafi afite isuku, asobanutse, akeye, ameze neza. Ubwa kabiri nanone, kwerekeza mu mazi magari mu kilatini duc in altum, avance au large en profondeur, ni ukwinjira mu bujyakuzimu ugacengera. Rero hareremba ifi ifite intege nke cyangwa yapfuye. Yewe umuntu cyangwa ifi yapfuye niho bareremba. Naho ifi nzima yo mu mayeri yayo iracengera, igacengera indani kuzimu mu mazi ndani. Rero nawe kuyiroba neza, iyo uri umurobyi kabuhari ubizi neza, kuyiroba ni ukugira amayeri, nawe ugacengera ukajya kuyishakashaka nyine aho ngaho indani. Yezu rero uyu munsi arifuza ko twakwerekeza mu mazi magari, nditurerembe hejuru, tugacukumbura, effort, kongera imbaraga. Kwerekeza mu mazi magari ni ukongera imbaraga, kongera ukwemera. Birashimishije cyane ikimenyetso cy'amafi. Abakristo ba mbere bakunze gukoresha hagati yabo ifunguro ry'umugati n'ifi, bigana ahavugwa mu mavanjiri ko Yesu agaburira abantu nyine. Umunsi umwe rero baje kurabukwa ko ijambo ry'ikigereki ictus, bivuga mu gifaransa poisson, ifi, ritanye inyugute zitangira interuro Yesus Christos Heo Vios Soter, Jésus Christ fils de Dieu sauveur, Yesu Kristo umwana w'Imana, umucunguzi, umukiza. Guhera ubwo iryo jambo ictus rihinduka ikimenyetso cy'ibanga cyo kumenyana hagati yabo, cyane cyane mu gihe cy'itotezwa, pendant la persécution. Bakoresheje ibimenyetso kugira ngo bamenyane. Ifi nayo yari irimo. Ngiya sano iri hagati ya Kristo, ictus, n'abakristo. Kristo ushushanya nyine na ictus, ifi. Kwerekeza mu mazi magari rero no kuva mu isayo ukagana ku isuku, ukava mu mwijima ujya mu rumuri. Ibi twabihuza no kugira ngo umurobyi afatisha amafi menshi, byumvikana ari nijoro, bimusaba gucana urumuri, amatara. Noneho isambaza, injanga cyangwa amafi zikaza zihuruye, zikurikiye rwa rumuri, zikaba zije nko kota cyangwa kugira ngo zibone. Ubwo umurobyi mu mayeri ye nawe ukuntu nyine aba yaziteze, agahita zigota muri rwa rushundura. Nguko uko intumwa za Yezu ziroba amafi aribo bakristo, zicanira urumuri nyine abapagani, abari mu ngeso mbi, abari mu mwijima, bakaza bakurikiye rwa rumuri rwande rwa Kristo, bakaza kota kuri bwa bwato bwa Kristo. Nuko guhera ubwo bakaguma mu kiliziya, ubutongera kuvamo. Kubera iki? Urumuri rwabagose, nka rwandi rwagose Paulo. Agaciro k'urumuri cy'itara mu kuroba amafi, kuva mu mwijima ujya mu rumuri, nk'uko Paulo yabyibukije abanyakorosi mu isomo rya mbere. Ati koko rero Imana yatugoboteye ku ngoyi y'umwijima, itujyana mu ngoma y'umwana we yikunda byimazeyo, ari nawe dukesha gucungurwa no kubarirwa ibyaha.
amen. Gucungurwa no kubabarirwa ibyaha, nguko kuva mu mwijima, nguko kumurika kuri bwa bwato bwa Kristo tukava mu mwijima. Paulo umurobyi wa Kristo urakoze gutwerekeza mu mazi magari, bityo ducike ku ngeso mbi, twambare Kristo ubutungane, rwa rumuri rwa Kristo ruri ku bwato. Rero muvandimwe, nta kiza wageraho utari kumwe n'Imana. Gutsinda no kubera Imana. Anabyo umuririmbyi wa Zaburi yarimbye none ati, uhoraho yagaragaje gutsinda kwe, amen. Rero kujya kuroba utari kumwe na Yezu ntacyo waronka pe. Ibyo wakora byose niba Yezu ntacyo mwavuganye, ntacyo wakwironkera. Nibyo byabaye kuri ba Petero muri Evanjiri yitwa peshe miraculeuse, kuronka by'agatangaza. Ubusanzwe ba Petero barabahanga pe mu kuroba, barabanyagalileya bya kimuga rwose, barabahanga. None se gukibara ijoro ryose baroba ntibagire n'ifi nimwe bafata? No kubera iki? Bakristo bavandimwe, kuroba n'umurimo uvunanye cyane. Burya ijoro ribaruwa riraye, kuvana ifi mu mazi ntibiba byoroshye, biravuna pe. Abenshi babona ifi yageze ku isahani bari kwirya, ariko kuyiroba kuyikura mu mazi burya ntibyoroshye pe. Twibuke ukuntu Petero nawe byamugoye kubona ifi. Yabwiye Yesu ati, twagotse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo bivuze ngiye kuroha inshundura, amen. Kubera iryo jambo rya Yesu, Petero afite ukwemera no kwizera muri Yesu. Kubera iryo jambo rya Yesu, ni koko bavandimwe, abarobyi bahura n'ingorane nyinshi mu mazi. Uyu murimo nk'uko twabivuze haruguru ukunzwe gukorwa nijoro hatabona, uhanganye n'imbeho, umuhengeri n'umuyaga, n'imyambaro iciriritse baba bambaye. Yewe aho mu mazi ushobora no guhahura n'ibindi bisimba bya bindi twavuze biba biri musozi, bishobora kukugira nabi, bimwe bishobora gukuruma ukaba wanahasiga n'ubuzima. Yewe hari nubwo ushobora kurohama. Ariko ikigaragara bavandimwe, Yezu aba hafi abarobyi be ati, erekeza ubwato bwawe mu mazi magari. Yezu rero akaba hafi kugira ngo abagoborere iki? Ifi. Ubwato bushushanya kiliziya ya Yezu ihura n'imiyaga myinshi, ariko ikarenga igatsinda. Ya indi Yezu ashinga Petero. Abarobyi ni intumwa za Yezu. Amafi menshi n'abakristo benshi, intumwa zunguka buri munsi. Yezu rero mu kwitiranwa n'ifi yashakaga kudukebura ngo abe ari we turangamira, dukomere ku bukristo bwacu. Iyi Evanjiri ivuga kuroba nijoro bishushanya abantu bari mu bucakara bw'icyaha, abapagani, abari mu mwijima, ingeso mbi z'umwijima zazindi urwana nazo. Intumwa za Yezu rero zihamagariye kubasanga, bakazahura bose bari iyo ngiyi kuzimu, muri iyo nyanja, muri ayo mazi, muri iryo curaburindi, babaganisha mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Anacyo gisobanuro nyirizina cy'ingingo erekeza ubwato bwa mu mazi magari. Yezu yashakaga guhamagara Petero sa vocation, kuva mu burobyi bw'amafi ajya mu burobyi bw'abantu, kuva mu bwato ukajya mu kiliziya, kuva ku ifi mu nyanja y'ibyaha ureka ubupagani ukaba umukristo, kuva ku murobyi ujya ku ntumwa, kuva mu nyanja y'icyaha ujya mu nyanja y'impuhwe z'Imana, kuva mu bibazo waburaniye wagotse wahangayitse, Yezu akakwerekeza ku mutsindo, kuva mu rupfu ujya mu buzima. La peshe miraculeuse, icyo nicyo gitangaza. Gutsinda, kuronka, kurokora abantu, kubakiza, kubazahura. Nguwo umurimo wa gitumwa, erekeza ubwato bwa mu mazi magari. Humura, witinya, guhera ubu uzajya uroba abantu, amen. Uwo ni Yezu wabibwiye Petero. Yezu rero uyu munsi arifuza ko tutajya tugarukira ku nkombe gusa ngo tugumeyo bya bikoko bituvundire, biturume, udukoko, za virusi, ahubwo kwerekeza mu mazi magari, tugakingura, tugacukumbura. Ndako abakristo b'igihogere babandi bareremba hejuru badafashe, bajijisha. Burya utarinjira mu nzu ntumenye ibirimo. Erekeza mu mazi magari rero. Muri iyi si bavandimwe harimo inyanja y'ibibazo, agahinda, ibitotezo, ariko niba ushaka ko byakemuka ntukabihezemo Yezu. Erekeza muri Yezu nyine. Ku batamenyereye iby'amazi, nababwiye ko uyu munsi mbatembereza ku mazi. Tumaze kumva uburyo ifi iboneka ku buryo buvunanye kandi bugoranye pe. Ndabizi hari benshi bahise bayivaho nk'abanebwe ngo kugira ngo badatakaza imbaraga zabo ngo ntibaruhe. Abandi bahise bayikunda nyine byumvikane kubera icyo gisobanuro cyayo cyiza, yitiranwa na Kristo. Umunsi umwe umugabo yarafite amato 3 n'urushundura rwayo birumvikana. Kubamenyereye iby'amazi, abarobyi bayita equipe, gizwe n'amato 3 iroba amafi cyangwa isambaza. Iyo bageze mu mazi hagati, kugira ngo amato ahagarare neza bityo batangire kuroba neza bahagaze hamwe,
ayo mato bashobora kuyahagarikisha ibuye rinini cyane cyangwa icyuma kiremereye, bakaba baryita mu ijambo rya kinyamwuga terme technique inanga. Bamara kuyiroha mu mazi ubundi amato ntave ahari, bagatangira bakaroba. Umunsi umwe rero abarobyi bagiye kuroba, bamaze ukwezi kose nta kintu binjiza mu mufuka, batararonka na busa. Batangira kwibaza uburyo bazasubira mu ngo zabo n'urutwe gusa, ntaho bashyiriye abagore n'abana babo. Iyo ekipe yose yari ifite agaciro nka miliyoni 2 z'amanyarwanda. Nuko babarobyi babonye ukwezi kurangiye ntacyo baronse, bumva batatahiraho. Bakora inama, bumvikana ko bazaroha patro wabo nyiri kipe, bakamuroha mu mazi, ubundi bakagurisha iyo ekipe, urufaranga ruvuyemo bakarugabana ubwenge, ubundi bakitahira. Umunsi umwe rero bacunga yasinziriye yaguye agacuho, bafata yananga bamuhambiraho, nuko baramuroha. Bakimara kumuroha kubera ko yafataga amato ahita araremba, umuyaga nawe uhita ubatwara hirya ku yindi nkombe. Bagezeyo ngo boss wabo nyine bari bamaze kumuroha, bishimiye ko yapfuye, ko bagiye kugabana. Hashize nk'iminsi bageze ku yindi nkombe, bajya mu giciro cya ya ekipe batangiye kuyigurisha. Uwo rugiye kuyigura bari bamuciye miliyoni 1 y'amafaranga y'amanyarwanda. Nuko uwo muguzi arababwira ati muntegereze gato nzane patro wanjye abishyure. Nuko bagiye babona ari wa patro wabo ugarutse, wawundi nyine bari baboheye kunanga bakamuroha, ari uje kubishyura ya mafaranga. Baratungurwa bose bagwa mu kantu. Nuko atangira kubabwira uburyo bamuroshye asinziriye, agashigukira hejuru ngaho nyine yari mu nzozi. Ageze mu mazi yumva umugozi w'inanga wahise uhambuka bari bamuboheyeho. Mu gihe umuyaga wajyanaga kure, we yahise yoga abatanga ku yindi nkombe nyine. Umugozi warahambutse, inanga igenda yonyine. Nge ndararemba. Boss arungamo ati none rero mwabana mwe, ntimugakunda amafaranga kurusha patro wanyu, ntimugakunda ibintu kurusha abantu. Nimuhumure bana banjye, ntago nzarya ngo mbime, ntago nzaronka ngo muburare. Nuko abarobyi bose bagwa mu kantu, ikimwaro n'isoni nyinshi, isoni zirababumba. Mubyeyi kuri iyo foto nyine y'umuntu uvuye kuroha, none mukamuhuye. Aho ni wahita utekereza ko ari nk'umuzimu, nguko kugwa mu nyanja y'impuhwe z'Imana nyine, ikeza mu mazi magari. Babarobyi bose bagwa mu kantu, isoni zirababumba, badatangajwe gusa nuko baroshye bose wabo mu nyanja ngo bamwice, ahubwo bagatangazwa n'amagambo y'ihumure yababwiye abakomeza, kandi ari bo bamuhemukiye bashaka kumwica kugira ngo bagurishe n'ibye. Nuko bose bubama ku butaka basaba imbabazi, bakomeza umwuga w'uburobyi. Yesu ati Simoni witinya, kuko kuva ubu uzajya uroba abantu. Amen. Ese wasanga nanjye nkunda ibintu kurusha abantu? Wasanga hari abantu ufite ku rutonde muri iyi minsi nzagambanira ngo negukane ibyabo, nkabacurira imigambi mibisha, nkabaroha mu mwijima, mu nyanja y'ikuzimu. Kandi Yesu ashaka kunganisha mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Uwo ni umwijima, uko no kuzimya amatara y'amafi ntiyongera kuza. Ifi ikunda urumuri babyeyi. Bosi wacu ni Yesu. Akenshi tujya dushaka kumuheza mu buzima bwacu, tugashaka kumuzirikiraho inanga ngo tumubohe tumufungire iyo kugira ngo atinjira mu byacu, ngo ntatwinjire mu buzima. Ariko muvandimwe, impande zose Yesu arahari. Ntiwaroha Yesu ngo ugire ubuzima, ntiwaroba utari kumwe na Yesu ngo uronke. Ngiye yamvugo Yesu nziza ashaka kutwigisha, uve ku rukundo rw'ifi ujye ku rukundo rw'abantu, abakristo. Ureke ubugambanyi, uve mu isayo ingeso mbi z'umwijima zicura burindi, ukunde patro wawe, bose wawe Yesu. Niwe ugaba byose. Iyo ufite Yesu ntacyo wakena, niba ufite Yesu biraguhagije. Humura, erekeza mu mazi magari. Mwese mugira amahoro. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Mbaye basijya ko karirimbo k'abaririmbyi ba Paruwasi ya Nkombo, erekeza ubwato bwawe mu mazi magari. Usige inshundura zanyu maze mbatume uzajya muroba abantu n'icyo